amenyo numva nijya cyane bikanje bikagira imisonga cyane simba nagira icyono cyangwa icyono. Imbere y'inzu ivurirwamo amenyo mu bitaro bya Nyanza, Mukankusi Perusi w'imyaka 65 yicaye ku ntebe ategereje kwakirwa na muganga w'amenyo. Ni nyuma y'uko ikigo nderabuzima cya Gatagara yivurizagaho gifashe icyemezo cyo kumwohereza kuri ibi bitaro bya Nyanza kugira ngo ahabwe ubufasha bwisumbuye. Santé de santé rwose bampaye imiti banyitayeho ariko iryinyo ryanze kwemera. Bampaye imiti bampindurira inshuro 3. Ngeze ubwo bampaye transfert rero naje hano hospital. Ntega Amaherezo Reverian nawe aje kwikuza amenyo nubwo asigaranye make mu kanwa. Kubura amenyo bituma bamuhimba amazina amutera ipfunwe. Bajya bambwira ngo ndi mapengo, ngo ni nyinya, ngo niki byose bakavanga nyine nkumva ni ikibazo. Nubwo ibitaro bya Nyanza byari bisanzwe bivura amenyo, ariko haraho ubushobozi bwabyo bwagarukiraga kubera ibikoresho bidahagije. Kuri ubu ariko Ntega Amaherezo na Mukankusi bashobora kuba bazabona ubuvuzi bifuza bwose muri ibi bitaro. Ibi biraterwa nuko kuri ubu mu bitaro bya Nyanza hamaze gufungurwa ivuriro ry'amenyo Dental Clinic ririmo ibikoresho bigezweho. Ni mu rwego rw'umubano ushingiye ku butwererane hagati y'u Rwanda n'intara ya Rhenanie-Palatina mu Budage. Yemwe ngo muri iri vuriro mu bikorwa biri imbere haranateganywa gukorwa insimburangingo z'amenyo ku buryo Ntega Amaherezo amenyo yatakaje ashobora kuzasimbuzwa. Hari aho ngira nkanga guseka bitewe ko baba banashize amenyo mu kanwa, ariko iyo serivisi ngezeho byanshimisha cyane bikomeye. Jean Pierre Imanirakiza muganga w'amenyo mu bitaro bya Nyanza atanga urugero ku murwayi arimo gusuzuma wicaye mu mashini batari basanganywe, avuga ko ubu noneho nta kintu na kimwe batakorera umurwayi. Niba yaracukutse iryinyo rya hano imbere turamubonera kurere isa n'iri ryinyo rye. Ni ukuvuga ngo cyane iyo composite tuyomesha amenyo y'imbere, kandi n'ikindi noneho ntabwo mashine zoza amenyo twari tuzifite. Mbese ndumva abarwayi ntacyo tutazabakorera. Mu magambo yagiye avugwa hagaragajwe ko iki gikorwa ari intangiriro. Uretse gukora insimburangingo z'amenyo ngo haranateganywa kwigisha abaganga b'Abanyarwanda. Roger Lewens, minisitiri ufite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano ze mu gihugu cy'Ubudage, avuga ko mu Rwanda hose banateganya gukora imishinga yindi isaga 1300. Vincent Munyeshyaka, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, avuga ko kuba mu bikorwa biri imbere hateganyijwemo no kwigisha Abanyarwanda bizafasha kugira ngo ivuriro ry'amenyo ryatashywe rizarushe kugirira Abanyarwanda akamaro. Ahangaha twafunguye iri vuriro rivura amenyo. Icyo badufashije ni ukubaka inzu, baduhaye n'ibikoresho ngira ngo mwabibonye, ariko mwabonye yuko bongeyeho nuko bagomba gufata abana b'Abanyarwanda 6 bakabigisha ku buryo ibingibi badukorera bizakomeza bigakorwa n'Abanyarwanda. Biragaragara ko ibiri bikorwa bizahoraho kubera yuko harimo n'icyo kintu cyo kwigisha Abanyarwanda ndetse no kubaha ubumenyi mu byo dufatanya nabo. Iri vuriro ry'amenyo ryubatswe ku nkunga ya kampani yo mu Budage MDH Mamish Dental Health. Yaba inyubako rikoreramo zasanwe n'ibikoresho birimo byose byatwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 40. Kalisa Evariste, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.